niba duturije imbere y'Uwiteka, Uwiteka ari buturwanirire. Ubundi Imana ntabwo ishaka ko tureba ikibazo n'ubugari bwacyo, ahubwo irashaka ngo tuyirebe. Umva, munumve neza ahantu turebe Imana, muhindukize amaso ntimurebe ikibazo. Corona ni ikibazo gifite isi yose. Mana yacu turagushimiye cyane, umwanya mwiza nk'uyu twemereye kubana na bene data muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Data wa twese mwiza, tugushimiye uburyo bwose gahunda yatangiye, tugushimiye indirimbo nziza y'abarinzi, tugushimiye ko yongeye kubaka imitima yacu, tugushimiye ko natwe watubaruye mu ishyanga ryawe. Nyakubahwa Imana Data, tukaba tubarurwa mu mubare w'abana bawe. Mwami, ibyo nubihimbarizwe rwose. Mwanya mwiza nk'uyu tugiye kongera kumva ijambo ryawe washimye kunyuza mu mukozi wawe wateguye muri uyu mugoroba. Ndaguhendahenze rero, ijambo ryawe rikomeze kubaka iyi mitima yacu, ijambo ryawe rikomeze kudushyigikira rwose, ijambo ryawe rikomeze kubutubamo ryinshi ryagutse. Mwami Imana yacu, kugira ngo mu minsi Mwami Imana y'amayobera nk'aya, Data wa twese mwiza, turaguhendahenze ngo imbaraga zawe zikomeze kubaka ubwoko bwawe, kandi nta handi tuzivoma ni mu ijambo ryawe. Shyigikira umukozi wawe rero washimye gukoresha muri uyu mwanya, nakubera igikoresho kizima gishimwa nawe kandi kigira nyiracyo umumaro mu gihe gisa n'iki. Urakoze rero, twebwe twese tugiye gutega amatwi, udufashe Mwami Imana, umwuka wera w'Imana atuganze twese ntitubindangare, ni mu izina rya Yesu. Urakoze. Arakoze, umaze kudusengera, Imana imuhe umugisha. Murajya kutwihanganira twe imvura kwiragwa hano iwacu, ariko turagerageza kuvuga n'ijwi rirerire kugira ngo mubashe kumva. Dushimiye Imana yongeye kubana natwe, tukaba tugeze muri aya materaniro yacu aduhuje kuri uru rubuga. Dushimiye abayobozi ba gahunda n'abandi bakristo bose, abadiyakoni, ba mwarimu, ba pastori ndetse n'umushumba wacu wungirije, turi kumwe kuri uru rubuga. Imana iduhana umugisha. Nagira ngo tudatinze turebere hamwe ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa, ibice 5 umurongo wa 13. Turongera dukomeza aho hepfo ibice 6 n'umurongo wa mbere, naho tumanuke tugere ku murongo wa 5. Hanyuma turongera dusimbuke hepfo aho ku murongo wa 10, nawo turawusoma. Hanyuma tubone gukomeza aho tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso, abona umuntu uhagaze amwerekeye, afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye, aramuramya, aramubaza ati, mutware, njyewe umugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho arahera. Yosuwa bigenza atyo. Ijambo rirakomeje kuri bice 6 umurongo wa mbere, haravuga ngo i Yeriko hari hakinzwe cyane, kuko batinyaga Abisiraheli. Nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije i Yeriko n'umwami waho n'intwaro zaho, namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe, abariko muzajya mukora
kumara iminsi 6, kandi abatambyi 7 bazatwara amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruke umudugudu 7, maze abatambyi bavuza amahembe. Amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugire icyarimwe baranguruye amajwi yabo. Inkike z'amabuye zigose umudugudu zizaherako ziriduke. Abantu bose bazuririre umuntu wese imbere ye. Amen. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 10 navuze. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati, ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwirira nti nimurangurure amajwi muzahereko muvuge amen. Rero bene data, natekereje ko uyu munsi tuganira ku ijambo rivuga ngo guturiza imbere y'ikibazo. Sinzi impamvu ngewe Imana ikunze kumpa ibintu nk'ibyo, ariko mba numva bimfashije kandi bikagira akamaro muri jye. Guturiza imbere y'ikibazo, atari uko ikibazo ari gitoya, atari uko ikibazo cyoroshe, atari uko kidateye ubwoba, ahubwo nubwo cyaba ari kinini cyane ariko tugaturiza imbere yacyo. Aha tuhasomye ijambo ry'umugaragu w'Imana witwa Yosuwa wasimbuye Mose bamaze kwambuka Yorodani baganditse igurugari. Umugaragu w'Imana aragenda yegera Yeriko, yasaga n'ugiye gutata. Akigenda yibaza, yumva yuko Imana imusanga ikamubwira uburyo. Abona umugabo imbere ye nk'uko tubisomye. Amubonye agira ubwoba ngo yari afite inkota, ariko ntiyatinya, aramwegera. Amwegereye aramubaza ati, ariko uri uwo mu bacu cyangwa uri umubisha? Uri uwo mu babisha cyangwa uri uwo mu bacu? Umugabo aramubwira ati, oya, nje nonaha na autorite nziza y'Imana, kandi nje ndi umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Amwikubita imbere aramubwira ati, none nje nk'umugaragu wawe mbigenze nje? Jambo rya mbere Imana yamubwiye, marayika aramubwira ngo banza ukweture kuko aho uri arahera. Mubanze mwumve ko aho turi arahera. Iyo twageze aho hantu, Imana irabyikibanza kutubwira cya mbere, iravuga ngo nidukweture. Dukweture, tubanze twiyeze, twitunganye, kuko aho tugeze ni imbere y'Imana. Imana ibishaka gukora. Iyo turangije gukwetura, jambo rya mbere Imana iradusanga. Ijambo rya kabiri iduhereza plan y'ukuntu turwana urugamba, kuko icyo ni igihe cy'urugamba, ni igihe cy'intambara, ni igihe cy'ibibazo. Imana itanga gahunda, itanga plan y'ukuntu tugomba kurwana urugamba. Ijambo rya gatatu, dubasha gukora neza ibiri mu bushake bw'Imana, kuko twamaze guhabwa plan n'Imana itari y'abantu. Ijambo rya kane, Imana nayo ikiranukira gushira neza mu bikorwa ibyo yasezeranije abagaragu bayo. Niyo mpamvu rero umugaragu wayo yarangije guhabwa plan n'umugaba w'ingabo z'Uwiteka, arakomera, agubwa neza. Ubundi ijambo ry'Imana mu bahanga bivuga ko uyu
yari Kristo, ubundi yitwaga Kristofani, bivuga ngo yari Yesu ataravuka mu isi, yari Kristo ataravuka mu nda ya Mariya ngo aze hano ku isi nk'umucunguzi. Yari akicitwa marayika w'Uwiteka, uwo munsi yaje ari umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Yari Kristo uwo waruje kumuhapura y'ukuntu akwiriye kurwana urugamba. Biranejeje nibutse umugaragu Yesaya yaravuze ku bice 50 umurongo wa 7 aravuga ngo ariko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara, ni naco gituma kandi nkomera mu maso hanjye ngo hakamera nk'urutare. Kubera yuko afite ibyiringiro byo gutabarwa, kubera kuko adacitse intege, byatumye akomera. Nimukomere rero bene data. Ijambo ry'Imana rikomeje kutubwira ngo Yosuwa aragenda abwira abantu, Imana yari imaze kubabwira ngo bazazenguruke 6, hanyuma bazo ubwa 7, ku nshuro ya 7 bazabikore 7. Ati ubwo nibwo muzahera ko muvuza amagondera, mutere hejuru, inkike zizariduka, buri muntu wese yinjirire aho ari. Ijambo ry'Imana ryatweretse Yeriko, ubundi reka mbabwire Yeriko hagati. Yeriko byari ihuriro ry'abasenga ukwezi, nibo benshi babagamo cyane, ari nayo mpamvu bivugwa ko Yeriko ubundi bisobanura ko ari umudugudu w'ukwezi. Rero bari bafite ibigirwamana, ntibari bafite ikibakingira, ariko abakozi b'Imana, Imana yaramubwiye ngo muzenguruke, ngiye kugera hepfo kugira ngo twe kubakinza. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo amaze kubahapura, amaze kubaha uburyo, Yosuwa yaragarutse araza abwira Abisiraheli uko bagomba kuzenguruka. Icyo nshaka kuhavugaho gito hariya hepfo ku murongo wa 10, yarababwiye ngo muzazenguruke bucetse, mudasakuza cyane, amajwi yanyu ntakumvikana, ngo kuzagezaho nzababwirira. Yosuwa ategeka abantu, arababwira ati ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire n'ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwiriraho. Rero aha hantu nahakeneye, ndagira ngo bene data mbabwire ngo duturize imbere y'ikibazo, twe gusakuza, twe gutinya, twe guhinda imishitsi, twe gutinya, twe guterwa ubwoba na za WhatsApp turimo tubona n'amagambo na yahehe aturuka hirya no hino. Bamwe baravuga ibyabo, abandi bakavuga ibyabo, abandi bakavuga ibya, simbisubiramo namwe muri mu kubibona. Ariko icyo mbasaba ni ukugira ngo duturize imbere y'Uwiteka. Niba duturije imbere y'Uwiteka, Uwiteka ari buturwanirire. Ubundi Imana ntabwo ishaka ko tureba ikibazo n'ubugari bwacyo, ahubwo irashaka ngo tuyirebe. Umva, munumve neza ahantu tureba Imana, muhindukiza amaso ndimureba ikibazo. Corona ni ikibazo gifite isi yose, amakontina yose, imigabane yose, ariko muhindukire. Ndabinginze ngo duhindukire turebe Yesu, turebe Uwiteka. Uwiteka nawe abareba ikibazo. Nitureba Uwiteka, Uwiteka niwe ureba corona, arayicisha bugufi kuko afite imbaraga. Hari umwanya wo kutubwira ngo nidutere hejuru kuko itsinzwe. Ariko nitureba ikibazo kiraba kinini, kirazamuka, kiraba umusozi ukomeye. Bene data, mureke turebe Yesu. Yesu nawe areba ikibazo. Reka nsoze mbabwira iri jambo riri mu gitabo cyo kubara ibice 13 umurongo wa 26. Muhasome no bice 14 umurongo wa 8. Haravuga ijambo ryiza ry'umugaragu w'Imana yohereza abatasi. Mose yohereza abatasi. Kubera ko nshatse gushiramo iri jambo, nukubera ko mu kanwa k'abantu havamo gutsindwa, habamo kunanirwa, hakavamo no kunesha. Yohereje abatasi. Reka mvuge nsome hano kuri 26 ngeza aha hepfo, mwumve ijambo rikomeye ryabatsinze. Basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisiraheli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani.
bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu, batekerereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, n'ukuri koko nica amata n'ubuki. Munumvire, ngizi ni imbuto zacu. Bageze kuri 28 barahemuka, baratsindwa kubera kuvuga. Mureke duturize imbere y'Imana kandi turebe Imana ireba ikibazo. Baravuga ngo ariko yahise yica ibyo bari berekanye haruguru byose. Baravuga ngo ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane. Kandi twabonyeyo abanaki, abamaleki batuye mu gihugu cy'Inegebu, abaheti n'abayepusi n'abamori batuye mu misozi. Baratinya, baratondagura ngo n'abandi batuye ku nyanja n'ibibaya bya Yorodani. Ariko umugaragu w'Imana Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kubatsinda. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwane n'abo bantu, kuko baturusha amaboko. Umva kwatura kubi, ngo babarusha amaboko, ababarwanya babarusha amaboko, kandi bari bataranarwana. Babarira Abisiraheli inkuru z'incamugongo y'igihugu batase bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umuryane, kandi abantu bakirimo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini b'abanaki. Kandi umva ijambo rindi ryo gutsindwa, baravuga ngo twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Ngibi ibituma abantu batsindwa bene data. Mumbabarire mfashe umwanya, ariko munumve, umva ijambo uko rivuga. Abantu ibyo batura nibyo bibabaho. Baravuga ngo twayibonaga nk'inzige, ngo kandi nabo niko batubonaga kubera kuvuga. Kandi koko ntabwo baganiriye nabo ngo bumve yuko ariko bababonye, ahubwo kwizera guke kwabo, gushidikanya kwabo, niko kwaberetse ko bameze nk'inzige imbere y'ababisha babo. Niyo mpamvu rero hari igihe Imana ikenera ko tugatuza mu mazu yacu, tugatuza kuri za WhatsApp, tugatuza mu nkuru turimo tureba za corona ihindishije isi umushyitsi, tugatuza tukayibona nk'akantu gato, tukayibona nk'akantu Uwiteka ashobora gutegeka nk'uko yategetse ku nyanja akayibwira ngo tuza, ceceka. Na corona Uwiteka yifiteho izo mbaraga, kuko turi kumwe ni umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Bene data, mureke duturize imbere y'Imana, mureke twe kuvuga amagambo menshi, kuko amagambo menshi abamwe ibicumuro, ariko mureke turebe Imana. Ikindi twe kunyaguhanga amaso ikibazo, tureke kureba ikibazo ngo n'ubugari bwacyo, tureba abapfa, ahubwo turebe Uwiteka nawe arebe ikibazo cyacu, kuko nicyo cy'ingenzi. Nuko twe tutareba ikibazo uko kingana, ubugari bwacyo, ibyo kirimo cyangiza. Twe turebe Imana, aba ariyo duhanga amaso, hanyuma Imana nayo ireba ikibazo. Tubwire Imana nayo ibwira ikibazo, kuko iragishoboye. Naho tubaye abana b'abantu twe twacika intege, twananirwa. Intambara barwanye muri iki kibaya yari intambara y'abana b'Imana, abana b'umucyo, n'abana b'umwijima. Rero intambara turimo turwana ni intambara y'abana b'umucyo bakwiye kurwanya uriya mwijima, ubundi kiyisi Imana ikaweyura ikawukuraho. Icya kabiri, Imana yari bafitiyeho isezerano ryo kubahereza Kanani, kandi iyo Kanani yari yabahayeho nk'impano y'ubuntu bw'Imana. Cyari igihugu Imana yabahaye nk'impano y'ubuntu bw'Imana. Nsinshidikanya ko Imana idufitiye amasezerano mu gihugu cyacu yo kuturinda no kugiha amahoro no kugiha umutekano uhagije. Nta mpamvu rero Satani kurasa umuyaga mubi
uriya utinyishije abantu, uriya utumye abantu bahinda imishitsi, imirimo yose ihagarara. Tubwire Yesu afite imbaraga, kuko hari isezerano, hari isezerano ry'amahoro, hari isezerano ryo kugubwa neza, hari isezerano ry'ibyiza ku gihugu cyacu, ku banyarwanda n'igihugu cyabo. Rero mureke imitima yacu tuyihanga Imana. Icyo twikuramo ni ugukabya kutizera, gukabya kutizera, kuko aba bantu 10 bakabije ngo kutizera. Umva icya kabiri kandi cyababaye, kubera kuko bakabije kutizera, bibagiwe ngo nibitangaza byose Uwiteka yabakoreye bari mu butayu hariya mu rugendo bahaguruka muri Egiputa berekeza i Kanani, ngo bahise babyibagirwa byose, ahasigaye ngo bihitiramo gupfa. Kandi koko nicyo cyabasohoyeho ni urupfu. Rero mwene data turi kumwe muri uyu mwanya, ndagira ngo bingingi twebwe dutekereze neza, dutuze, imitima ye kujarajara, abantu be kujarajara. Uyu ni wo mwanya ahubwo wo kwegera Imana. Hari n'icyo ntekereza ko tuzasohoka muri iki kibazo abantu bari ku munzani ukomeye w'Imana, abantu Imana izaba yarabashize. Ubu turi ku munzani, umunzani turiho. Rero nidusohoka muri iki kibazo, aho niho tuzagaragara ibyo twakoze mu ngo zacu, ubutumwa twatanze mu bana bacu, ubutumwa twaganiriye n'abadamu bacu, ubutumwa twaganiriye n'abagabo bacu, ubutumwa bwafashije imitima yacu, intambwe twateye ikomeye ituma dushikama, tuva aho twari turi tukagera ahandi, tukagira ibyiringiro byo guhabwa amahoro mu gihugu cyacu. Rero mwene data, reka mbasabe ngo duturize imbere y'ikibazo, twe kuvuga byinshi, kuko bariya bose ntibigeze bagera mu gihugu. Uwiteka yaravuze ngo abandi bakwiriye igihugu nta nacyo bakimarira, ahubwo Yosuwa na Kalebu abo nibo bakwiriye kuzaba muri kiya gihugu, n'urubyaro rushasha, abatoya abo nibo bakwiriye kuba mu gihugu. Mureke rero duhagarare neza, duturize imbere y'ikibazo. Ikibazo ntabwo ari kigari imbere y'Imana. Iki kibazo ni kinini imbere y'amaso yacu, ni kinini imbere y'igihugu, ni kinini imbere ya Afrika, ni kinini imbere y'imigabane yose, ariko ni gitoya imbere y'Imana. Imana iduhereze umugisha wo kukibona gutyo, kandi gituma tukibona gutyo nuko tureba Yesu nawe akareba ikibazo. Turahita tubona ko rya jambo ryo mu Baroma 16:20 rivuga ngo Imana nyiri mahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byacu bidatinze. Imana iraje irisohoze, hanyuma tushima Imana, dutere hejuru, inkike ziriduke. Yosuwa yaravuze ngo niziriduka nta uzashakira inzira ku wundi, buri muntu wese azinjiriraho yarari. Imana ibahereze umugisha, Imana ibakomeze, kandi Imana ibambike imbaraga kuri uyu munsi wa none. Agira ngo mbasengere, dusengerere ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kubwira ijambo ryawe uduhaye mu mwanya muto ngo tuganire n'ubwoko bwawe. Dusabiye umugisha abaryumvise bose, urikomeze mu mitima yabo, ribe imbuto nziza, kandi ryinjirane mu mitima imbaraga zo guhindura imyumvire, zo guhindura imitekerereze, zo guhindura imitima ifite ubwoba, zo guhindura abacitse intege, ribakomeze. Dukeneye kubona Kristofani mu rugo rw'umuntu wese, abone Kristofani mu rugo rw'umuntu ukozi w'Imana wese, abone Kristofani uvuga ngo uri umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Mana, mu gihugu cyacu, muri Nyanza yose, mu Rwanda hose, reka ugaragare Kristofani nabonekera bera bose, aho barabateranye ababonekera ari Kristofani, umugaba w'ingabo z'Uwiteka, umanuwe no kudutabara, umanuwe no gutsinda ikigeragezo cya corona, umanuwe no kugikoza isoni, umanuwe no guhumuriza imitima y'abera. Mana, tugusabye kugira ngo bose bagenderere, abatwumvise n'abandi batatwumvise bari kure, ukuboko kw'Imana kubasange. Urakoze Mana kutugirira neza, urakoze Mana gukomeza kurinda abanyarwanda. Reka igicu cy'abamarayika kimanuke kigote u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, iburyo, amajyepfo n'amajyaruguru, no mu mujyi wa Kigali. Reka abamarayika babamba amahemba kutugota, bagote n'amazu y'abera, bagote n'amazu y'abagaragu bawe bose. Hanyuma turindwe, twumve kuko turi mu gituza cy'Uwiteka, twumve kuko turi munsi y'amababa yawe. Jambo ryawe niko rivuga ngo hari ijambo ryahanuwe rirusha ibindi byose
gukomera ngo tuzaba tugize neza nituryitaho. Yo mwami Yesu, reka turyiteho, reka turikunde, reka turigire iryacu, reka ridukomeze, reka ritubere ubwugamo n'ubwihisho bukomeye mu biganza byawe Mana. Niho nshize ubugingo bw'abera bose, ndetse mu maboko yawe niho nshize n'igihugu cyacu ngo bari hukirindira kandi abari hugikomereza, n'abanyarwanda bose muri rusange, ndetse no muri Afrika yacu muri rusange, mu isi yose Mana. Abantu bacitse intege ariko bone kuri umurengezi. Urakoze Mana kutwumva no kutugirira neza muri uyu mugoroba, mu izina rya Kristo Yesu. Ariko Uwiteka mukiza muri byose.